papa wanjye yapfuye ndi umwana mutoya mu rugo turi abana benshi cyane mbura ubuzima mbamo ubwo ngubwo noneho mpita ngenda njya gukora akazi ko mu rugo umugabo waho antera inda. umugabo wakoreraga mu rugo? Umugabo nakoreraga mu rugo. muri make wacaga imabuja inyuma? nyine ngiye kuba nari mbayeho mu buzima bubi byo kumuca inyuma ntabwo nari mbizi kuko ari we wamaga icyo nshaka kandi nkabona nandi hantu ndi bugikure. uwo mugabo wawe waguteye inda umubonye wamukorera iki? nta kintu namukorera, njye namusaba kwandikisha umwana we akamurihirira nta kindi. tuzagukorera neza. sawa murakoze. wowe ukurikiye Gahiza TV nkabona kandi ngo uyu mwanya ubashe gukora subscribe nawe wayikoze ndagushimiye cyane uri mu gihugu ndetse n'uri hanze y'igihugu. kuri uyu munsi rero nkaba nazanye umutumirwa hano, umukobwa nasuye, umukobwa mwiza cyane, aratangira twibwira ngo wahe ikaze. nitwa Uzakira Lydia. utuye hehe Lydia? ntuye Igikondo mu karere ka Kicukiro Sejeri. Lydia ni muntu ki mu buzima busanzwe? wakuriye hehe? urabitubwira byose. njye nakuriye i Karongi, mbaho nyine mu buzima bubi kubera na papa wanjye yapfuye ndi umwana mutoya mu rugo turi abana benshi cyane mbura ubuzima mbamo ubwo ngubwo noneho mpita ngenda njya gukora akazi ko mu rugo umugabo waho antera inda. umugabo wakoreraga mu rugo? umugabo nakoreraga mu rugo. muri make wacaga imabuja inyuma? nyine ngiye kuba nari mbayeho mu buzima bubi byo kumuca inyuma ntabwo nari mbizi kuko ari we wamaga icyo nshaka kandi nkabona nandi hantu ndi bugikure nta nubwo nari nzi n'ubwenge buhagije. bitangira gute? tuganirize muri make ukuntu byatangiye kugira ngo utangire kuryamana na boss wawe. ubwo nyine ukuntu byatangiye yanguriraga utuntu twiza twose nshaka, ndareba mbona nta bundi buzima nabona, akajya nkoresha nyine ibintu byo kuryamana. yagufashe ku ngufu se cyangwa mwabyumvikanye? ntabwo yamfashe. yaragusabye uramuha? yaransabye nyine kubera nanjye nabishakaga kandi icyo nshaka kandi nta n'ahandi hantu ndi bugikure ndabyemera. ubwo ngubwo nyine abonye maze gutwita ahita abwira umugore we ngo nibicikire bagende bahita bajya mu Bugande. none se muri icyo gihe wari umaze ukora akazi kabo ko mu rugo kugira mwaryamanye inshuro zingahe kugira ngo bigere aho agutera inda? twaryamanye inshuro ebyiri gusa, ariko ntabwo yigeze ahakana yuko atayinteye, nuko yahise acika ahita yigendera. none ubwo mpita mba mu buzima bubi nyine mbura ahantu nerekera, mu rugo nabo batari bafite ubushobozi bwo kundihirira. ndangije mpita ngenda nkodesha akazi gatoya kameze nka tuwareti nkajya nkihengekamo ntwite, indi biramfashe na mituweli mfite mbura ahantu nerekera, nkajya ndarana umwana kuri ruhurura. igihe kiragera mpita mbona akazi k'ubuntu ndagenda nkabamo. akazi k'ubuntu? umuntu akamfashishije. none se inda yayigutereye muri urwo rugo? yayinereye muri urwo rugo ariko bahise bimuka. tubwire muri make ukuntu yaguteye inda ukaza kumenya ko watwise, ukaza niba warasabye ko wimuka, niba warasabye guhindurwa akazi, byose utukuzi. njyewe namenye ko yaneye inda hashize iminsi 3 kubera ukuntu nari ndi umwana ngira isoni n'ubwoba bwo kubivuga, nkajya mvuga ngo mwana we ngo koko ngo ubu ntwaye inda, ubu koko nzerekera he? nabimubwiye inda igize amezi 9 habura nk'ibyumweru 2 ngo njye kubyara. ubundi maze kubimubwira mu minsi 5 bahise bacika, baje kugurisha nyuma ntabizi. yabibwiye umugore se ko yaguteye inda kugira ngo bibimuke? ntabwo mbizi, iyo ngiye kubaza mu miryango y'iwabo banyirukaho.
none se amara kugutera inda warabimubwiye? narabimubwiye arabimenya aravuga ngo nta kibazo ngo nta kibazo ngo buretse ngo ndaje ngo njye kubanza ngo inzoga hari haruguru ndaje nkubwire ngo twite umwana. Bwakeye numva ngo bacitse mpita mba indaya nyine numva biranshanze bakajya bansambanya natanabishaka. none se bimutse kandi uba muri ubwo rugo cyangwa barabanje barakwirukana? Barabanjije baranyirukana banyirukana ari nijoro batanamembye mpita ngenda n'ubundi ndara ku muhanda. uratwita amezi 9 ntabwo wakomeje kumuvugisha se? naramuvugishije ariko igihe cyarageze mpita mubura. ngiye kubaza mu miryango y'iwabo barambwira ngo nimbashinguke imbere ngo ntabwo aribo bandongoye. baramutarageje mbura ahantu njya nyine ubwo ubuzima burakomeza burancanga. none n'ubu ngubu ni ukurara ngenda nta n'umuntu n'umwe undengera n'uwangize ngo ndavugishije mu rugo kubera ko nabo batishoboye nkabura ukuntu mbigenza. ubwo nabwo ni akazi nyine ndabona. umaze igihe kingana umwana afite igihe kingana gute? afite imyaka 5 ubu agiye kujya mu wa mbere ejo bundi ku wa mbere. none nabuze n'amakaye ise nawe naramubuze ngo mbanze nashatse kujya kuhatwika birancanga. iwabo muri iyo nzu se? aho ngaho bahita bambwira ngo barahagurishije. famiye yiwe nta kintu cyo gufasha ku mwana se? nta kintu bamfasha. iyo mageze bahita banyirukaho bakavuga ngo ningende ngo nsange umugabo wanjye mu Bugande. uwo mugabo yimukiye Bugande yajyanye na famiye ye? umugore barajyanye n'umugore n'abana. noneho uwo ntago iwabo w'umugabo ajya bakwaka n'umwana se? nagiyeyo mujyanye baravuga ngo nimusige ngo nigendere ngewe ngo ntago banshaka ngo ninsiga umwana ngo nta n'ikintu cyabo ngo banga. ubwo mbura ukuntu mbigenza nyine ntwara umwana wanjye kuko batazi ukuntu yakuze. ubu bana n'umwana? turabana. mubahagana he? ari Igikondo sejeme Kigali. akazi ukora kababeshejeho se ni akahe? kaheze ko kurara ngenda nkabamuye n'umujura akankubita inkoni ya mbere. ibyo ubu baherutse kunsahura n'utwo nari maze gukora. umujura abantemye akaboko. mwari muvuye ikizi? icyaheze yaraje nshikuza telefone ngize ngo ndatatse arangije maze gutaka aba ankubise ikintu cyo ku kaboko. nimba ari vide nimba ari umuhoro sinzi kuko naje gutaka akaboko kari kunagana gutya. noneho basigaye bimeze gute ngiye kurega nabwo barankubita ngo nasinze kandi banyibye. ngo ugiye kurega wasinze se? wabyihoreye wa mubyeyi wo uba ugenda uba uri mu bice ubundi mba ndi gushaka imibereho y'umwana. nk'ubu ngubu bari kunsaba ibikoresho by'umwana ku ishuri nabibuze. inzu mbamo nayo bari kunsohora. imibereho ushaka nijoro ni iyihe? n'ubu imibereho mba ndi gushaka n'icyo kurya n'umwana wanjye kugira ngo mbone n'umwenda wo kwambara nyine natiba cyangwa nkajya nko kwangiza ikintu cy'umuturage kugira ngo mbeho. none si ugenda nijoro mbubona amafaranga? nayo mbona ari igihe bankubita cyangwa nkaba ari kurara ngenda njya ngo ndebe ko mbona ibirayi by'umwana wanjye. none se iryo joro ubundi ubonamo ibyo birayi? ubu se sinabwiriwe cyangwa se naburaye. hari amafaranga nabonye yo kurya n'inzu si bari kunsohora. ugiye kurira se? ntabwo ndi kurira. ni agahinda. nuko nyine mba byancanze. abantu baba bamaze guhaga bakaza kunsitaraho ndi n'imfubyi nta n'ukuntu nibereyeho nta n'umuntu nanatakira nkumva birambabaje. wahoze umbwira ngo hari umugabo wakubabaza utazibagije ni uwuhe? uwo mugabo aba arambwiye ati rero uzaki ngiye kuguhindurira ubuzima bwawe bwose. aramfata nkura Igikondo ngira ngo ni urukundo anjyana muri hoteli ku Kibuye. tumaranamo igihe kirekire. amaze kuntera inda ahita nyihakana ngo ni abakire bamara kumpemukira bagahita bigendera.
nanjye naba nabuze ukuntu mbaho ndi kurara ngenda mu muhanda cyangwa ndi kugenda abajura nabo bakanyataka cyangwa bakanyiyenzaho. none se koko uwo mugabo mwarajyanye koko? nkazaje se nkajya kubereka ahantu akorera. mwana se mwamaze igihe kingana gute ku Kibuye? twamaze y'amezi 4. amezi 4 muri kuryoshye? ntabwo nyine ni kwa kundi koko baba bari kumbeshya. n'abagabo bajya kubeshya? yarambeshye nyine arangije abanteye inda arahita anyihakana ngo nimubabarire cyane ngo nawe ni imfubyi kandi afite akazi. ari umuntu ukomeye? ari umuntu ukomeye cyane, wa wundi batwara mu modoka utazi no kuvuga n'ikinyarwanda utagenda n'amaguru kuko twavuganaga bikeya. mwavuganaga mu kinyarwanda cyangwa mu kindi kirimo? Icyongereza cyangwa ikinyarwanda. yarageragezaga ikinyarwanda? arakivuga nacyo ariko mwahuye gute se? mwahuriye he? twahuriye nyine mu kabari. uri mu kabari? ninywereye ngira ngo ndebe ko nibona n'ibirayi by'umwana. cyakoze namwe mumbere abavugizi beza, mwambere abavugizi wenda mukaranga ikintu mumfasha mukama nk'igishoro nkava muri ubu buzima kuko njye mba mbona bitanyoroheye nta kintu ngeraho, kandi niyo nyigezeho abajura bahita baza kuntemagura. nese ntabwo uba mu nzu ku buryo abajura bahora binjiramo? mba mu nzu s'inzu zahehe ko ari nk'ibidari biri aho ngaho. niyo yaba ari inzu nziza kajana. abajura b'i Kigali rwose baratugerereje. njye bangeze aharindimuka. reba nk'aka kaboko kanjye, si abajura baba bari kunyiba? bari baguciye akaboko hariya mukobo. niho uba? hariya mukobo hera hepfo yo ku isoko. narahabaga uwo mugabo akimara kuntera inda ubuzima bwarancanze we yiturije. nese uwo mugabo mu by'ukuri mwarahuye muhurira mu kabari mwita mujya ku Kibuye cyangwa mwarabanje murakundana? twarabanjije anyereka umutima mwiza arambwira ati Oride ndagukunda nzagufasha ubuzima bwawe bwose bubi nubwo uriya mugabo yaguteye. nanjye ngira ngo nibyo. njye namufataga nk'umubyeyi wanjye ngira ngo ni umuntu. yakumenyeraga buri kimwe se? ataranera inda yarabimaga, ariko amaze kuntera inda ahita nyanga burundu sinongera no kumubona. umaze kubimubwira mumaze yabigutereye ku Kibuye uhita ugaruka i Kigali? mpita ngaruka i Kigali byanyobeye. nayo waje kumubyara se? ava byihorere wa mukobwa we ntago wabimenya. reka tureke no kubyivangamo ariko nizere ko agufasha. amfashe ikize ubu sinanamubona, sinzi n'ahantu ari. naramuhamagara ndavuga se wambabara ukampa igihumbi cyo kurya ko nabwiriwe. ngo have ceceka ngo nta mafaranga mfite. kandi ari umuyobozi. icyifuzo cyawe ni ikihe? icyifuzo cyanjye njye ni uko wenda mwansabira nk'abayobozi bakanshakira nk'igishoro nkava muri ubu buzima, nanjye nkareba ko wenda ubuzima nshigaje naruhuka mu mutwe kuko mba mbona rwose bitoroshye. wambwiye ngo wigeze no gufungwa, byari byagenze bite? nyine ni kwa kundi nari mvuye mu cyaro ngeri naho i Kigali natahamenyereye, njya kuba mu makaritsiye abamo abajura benshi, baza kubakorera umukwabu bahita nanjye bantwara. banyweye mu nzu nakoteshaga natanazi ibyo ari byo. ariko ubu ngubu nta nubwo nabegera, nanjye nta muntu ukimbwira ngo yanjyana. waba unjyana nakugize gute? nyine ni kwa kundi nkabihorera bakanyiba cyangwa bakagira ute, ariko njyewe mbonye nk'igishoro nabireka cyangwa se mu kimwe. njyewe nareka kurara ngenda nyine ngo mbone ibyo kurya cyangwa ariko si uraba ugenda ukora iki kuri utari kubivuga? mba nkora ikize, mba ndara ngenda ngo ndebe ko mbona amafaranga yo kurya. amafaranga ni bande bayaguha? ni abagabo nyine baba bari kunkorera ubuntu.
neza bagakorera ubugome kandi bakaguha n'amafaranga cyane kwa kundi nyine baba bari kunsambanya abenshi bakanabinkorera bari kumemukira nkareba nyine nkumirwa kubera iki se ubemerera ko bagusambanya ubwo se noneho natabyemeye nazi iwanyu ngasanga ukinguye nkinjira mu nzu nkaterura isafuriya ubwo nibyo byagushimisha ariko njyewe niha agaciro nkavuga ati nta muntu nziba nta n'umuntu nahemukira reka nkore ubuzima bwanjye ariko nanjye mbonye ukuntu mbireka nabireka washakishije akazi biranga se narakabuze keretse mukandangiye no gusubira mu cyaro byaranze cyaro se ndajya gukora iki kandi nta ndi mfubyi mu rugo nabo batanishoboye ari ukurirwa bahingira ibyo kurya icyifuzo cyawe ni icyo ngicyo ariko ndakeka ubwo ubonye umukorera akazi ka nijoro wakazi nahita mbivamo kuko mbikora natabishaka baranabinkoresha ku gahato umuntu ungana nawe se bamukoresha ikintu atabishaka babinkoresha natabishaka kuko mba nabuze ukuntu mbaho n'uwo nawe ngize ngo ngiye kureba iwe yambwiye ngo nta kibazo ngo ninicare hasi nuze akaza afite mu minwe ngumva ngo wakambaye ugataha ngo twarangizanyije muba mumaze kugira ibyo mukora akazana umuhini yego bikaze nyine mbwira irekura unganirize muba mwakoze ibintu ibyo mukora ibyo muba mwavuganye agahita agusohora n'umuhini nyine barabikora abamaze kubigukora ni nk'abangahe njyewe ubundi nta umuntu wenda wabinkoreye ni umuntu wanyibye nta muntu uri gupfa kumemukira nyine uretse ko nta rukundo baba bamfitiye cyangwa ibindi birenze ariko nta muntu urankubita keretse abajura abajura nibo banyibye barasiga bananema abo muryama nabo ntabwo bakubita nta muntu urankubita basohora imihini ukiruka ntabwo nakiruka ariko burya nta n'urawunsohoreraho ariko ntabwo nese ko wari umbwiye ngo mumaze kugira ibyo mukora ngo agasana umuhini ntabwo yawuzana nawe se yabitinyuka ubwo none se iyo urimo gushaka abo bantu baguha amafaranga nijoro ni akahe kazi kakorwa nijoro nijoro nyine ngewe mba ndi gushaka abagabo ngo bampe amafaranga yo kurya cyangwa yo kurihirira umwana wanjye bayaguha mu ruhe rwego nk'indaya ukora akazi k'indaya nanjye najigutse mwibonye natazi uburyo nahagezemo kubera uwo mugabo nyine yamumukiye akantera inda nkamubura noneho ni nacyo bari bagufungiye kiki cy'uko uri indaya nicyo bari bamfungiye bagufunguye bigenze gute se minisitiri yaraje mu karere ka Karongi ko ariho bari banjyanye ahita aduha imbabazi aravuga ngo nitugende bazadushakira icyo gukora none ntacyo babashakiye okay ubu se ubonye icyo ukora wabivamo nabivamo mbonye icyo gukora nakora kuko n'ubundi narigaga nuko nabuze umuntu ndihirira ubuzima bwo ku muhanda ujya gukora nijoro wahita uhumva wakora iki njyewe akazi kose nagakora ariko nabuze ahantu nagakorera wabuze wagakorera gute nako mu rugo wagakora n'ubu ngubu ntabwo wagira ntabwo wakodesha inzu nko ku muhanda ngo bate umucuruzi ubonye umuterankunga byose wabireka nahita mbireka wumva igishoro watangiza ari nk'angahe nk'ibihumbi 500 nibyo watangiza ubu wakoriye bizinesi nakora bizinesi yo gucuruza imyenda cyangwa amavuta cyangwa ibi byo guteka ibintu byose uwo mugabo wawe waguteye inda umubonye wamukorera iki nta kintu namukorera njye namusaba kwandikisha umwana we akamurihirira nta kindi tuzagufasha sawa murakoze tuzagufasha kumugushakira nta kibazo
ibibazo nabwo muzamunzanire mumfashe no kumpa igishoro ibindi byose uzirwariza nzahita nirwariza. turagushimiye cyane namwe murakoze cyane Imana ibahe umugisha. sawa sawa